hari amateka nyine y'icumu ryacumiswe mu rubavu rwa Yesu agaragaza ko nyine mu bami babayeho agakora amateka yamenyekanye ku isi cyane. Yesu ariwe mwami nyine w'abami kuko abo isi yita abami, abo yita nyine abami b'abami nabo bemeje ko kandi nyine urumva bagiye banabyemeza ndetse ubwabo bakanabigaragaza ko nyine hejuru yabo hari ubasumba cyane kandi ko nyine abarenzeho cyane kumwiringira ari byo bitanga icyubahiro, ubutware no kuramba. Ibyo byose nyine birumvikana ko byagiye bitangazwa cyane na bamwe mu bantu bafatwa nkaho ari abantu bakomeye cyane ku isi. Usanga umuntu wabaye icyamamare cyane, ugasanga umuntu ni umuntu udasanzwe muri rubanda cyangwa se mu bantu benshi batandukanye, ariko nanone ugasanga niwe muntu wa mbere uha agaciro umwami Yesu, ugasanga yemera Imana muri rusange, ariko wareba ku rundi ruhande ugasanga hari undi muntu uri aho ngaho rwose utanayemera, avuga ati no, ibyo ngibyo muvuga mubikura he, ninde wahuye nayo, ese mwahuriye yakubwiye iki? Ugasanga rero ni ikindi kintu gitangaje, ariko nanone abo ngabo nabo ni imyemerere yabo, abo nabo nuvuga ngo Imana yo ubwayo irivugira kandi irumva iranakora. Nuvuga ngo abantu nk'abo ngabo ifite ububasha bwinshi cyane bwo kuba yabemeza, hanyuma ikababwira iti hindukira bigenze gutya na gutya, niba hari ibyo we ubwe atazi, Imana yo ubwayo ikabimumenyesha, ikamubwira ati dore bigenda gutya na gutya, ukuri ni uku nguku. Uyu mugabo rero nyine nubwo byari bimeze gutyo, umwami Yesu nubwo nyine yabambwe, akabambwa nk'umugome, ariko ibyakoreshejwe byose bamubamba cyangwa se bamwica byahindutse ibirango, nuvuga ngo nyine byabaye ibirango nibura by'ububasha, ndetse ububasha budasanzwe, kuko nyine yari umwami w'abami n'abami b'isi nabo ubwabo bagiye babyemeza cyane. Aya magambo menshi cyane uze gufata Bibiliya yawe, ndagenda nkubwira, ndetse urajya unasoma urebe neza cyane ibyo ndi kubwira yuko bihura. Ndabizi neza cyane birahura ko mbitegura hifashishwa nyine Bibiliya, hifashishwa Bibiliya nyine n'ibyagiye ibyanditswe byera, kugira ngo hataza kubaho nyine ubuyobe ndetse no kuyobya abantu. Nkuko nyine byagiye byandikwa mu butumwa bwiza, aya magambo nkubwiye urayasanga muri Yohana ibice 19 umurongo wa 34, urakomeza uraza kugenda ubisoma neza cyane, ntuze kuba ucikanwa. Rero kiriya gihe ubwo Yesu nyine yari ku musaraba, umwe mu basirikare bamucumise icumu mu rubavu, havamo nyine amazi avanze n'amaraso. Ibi byabaye kugira ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore. Nyamara ibicumuro byacu nibyo byacumitiwe nyine, nibyo ubwe yemeye gupfira, akemera gupfa kugira ngo ibicumuro byacu nyine mbese twe tubabarirwe. Kandi umwami wacu nyine, umwami Yesu yashenjaguriwe nyine gukiranirwa kwacu, bivuga ngo ibyaha byacu nibyo byatumye apfa. Igihano nyine kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ibyimba ye niyo adukirisha. Aya magambo nayishoboye kuyasanga muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 5. Nk'uko biri mu myizerere ya Yesu Kristo, amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yesu nibyo nyine adukirisha ibyaha, indwara n'izindi ntimba zitandukanye tuba dufite mu gihe duhuye n'ibibazo bitandukanye, mu gihe tuba turi mu bibazo byinshi. Rero kugira ngo Yesu adukize, akoresha nyine amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwiwe, cyane ko nyine n'ubundi yapfiriye ibyaha byacu. Ibi ngibi nk'uko bigenda bisobanurwa n'abahanga batandukanye, abafilosofi batandukanye, mu bimenyamana, niko wenda umuntu ashobora kuba yabivuga, nimbuze uburyo wenda nabivugamo, cyangwa se icyo twakwita mu rurimi rw'amahanga rw'igifaransa theology. Umusirikare wateye Yesu icumu mu rubavu, amazina ye yitwa Longinus cyangwa se Longine. Uyu mugabo niwe wateye icumu Yesu mu rubavu. Uyu mugabo nawe tuzagenda tumuganiraho byishane bitandukanye, kuko numwe mu bagabo batari basanzwe. Uyu mugabo nuvuga ngo numwe mu bagabo yari mu gisirikare, yari umusirikare hariya i Roma, yabaye umusirikare ukomeye cyane. Hanyuma aza kugira inenge. Iyo wagiraga inenge uri mu gisirikare,
nuvuga ngo akenshi bagukuragamo bakaba bagushyira hanze ukajya mu buzima busanzwe. Uyu mugabo nawe bamwita Longinus cyangwa se Longine, niwe wateye icumu Yesu mu rubavu. Mbere yuko ajya gukurwa mu gisirikare, yari umugabo ukomeye cyane, yarindaga umwami. Niwe muntu washoboraga kurwana mu bijyanye na catch cyangwa se mu gufata, nuvuga ngo yarazi ikintu bita iteramakofe cyane ndetse na catch, nuvuga ngo yashoboraga kurwana arwanishije inkota cyane kurenza abandi. Aza kugira ikibazo apfa ijisho. Uyu mugabo amaze gupfa ijisho, byabaye ngombwa yuko nyine bamukura mu gisirikare ko yari amaze kugira inenge. Hanyuma uyu mugabo barareba basanga kumwohereza muri rubanda bitari byiza. Yaragifite ubushobozi, yaragifite imbaraga, ariko kubwo itegeko ry'igisirikare ry'icyo gihe ntabwo ryemeraga ibyo bintu ko umuntu ufite inenge yaba ari mu gisirikare. Hanyuma bamushinga umusozi wahariya ni Karuvari. Hanyuma niwe muntu wari uhakuriye hariya ahantu babambye Yesu Kristo. Hanyuma nyine uyu musirikare wateye icumu Yesu mu rubavu, uwo bita nyine Longinus, yaje kugira ikibazo cy'uburwayi apfa ijisho. Nayo imaze kubikubwira nyine, ibi byamuteye ubusembwa butashoboraga nyine gutuma aguma kuba mu ngabo, ariko nanone bitewe n'uko shebuja Pilato yamwemeraga nk'umusirikare ufite uburambe mu kubabaza abantu ndetse yanabonaga arenze cyane, yari umuntu ufite ubushobozi burenze. Kumutakaza mu ngabo ze nyine yabaga ahombye cyane cyane mu by'ukuri. Niko nyine kumuhindurira inshingano, aravuga ati umurava wawe ntabwo ndi buze kwemera upfa ubusa. Nkuko nyine niko nyine yahise ko amuhindurira inshingano, amuvana mu mutwe yakoragamo nyine amujyana kuba akurikiye ibikorwa byo ku musozi wa Golgotha. Ahangaha i Golgotha ni handi bita inyabihanga, nyine umusozi wicirwagaho abamaze guhabwa igihano cyangwa se urupfu rwo ku musaraba, cyangwa se abo babambaga bose niho babajyanaga hariya i Golgotha. Abicirwaga kuri uyu musozi nyine babaga ari abagome cyane, bagombaga kwitwa urupfu nyine rw'agashinyaguro, birumvikana kuko bavugaga ko aribo bantu nyine ba mbere bahabwaga igihano gikomeye cyane. Ndetse ibi ngibi babikoraga bagira ngo isi yose izabe ibona ibyo bintu, izabe ibona ibyo bintu byose nyine muri rusange. Hanyuma rero ikindi wenda nakubwira, nyine babicaga urupfu rw'agashinyaguro kuko nyine bavugaga ko abo banzwe n'Imana ndetse n'isi ikaba itabemera. Niyo mpamvu rero babambaga abo bantu bose ku musaraba ngo batandukane n'isi ndetse batandukane n'ijuru. Nk'uko rero yari abimenyereye mu kubabaza abantu, uyu mugabo bita Longinus yategetse ko bavuna amaguru abari bambanywe na Yesu ngo bapfe. Mbese we yifuzaga ko nyine bagomba guhita abapfa vuba vuba kuko nyine isabato yari yegereje. Ariko bajyaga kugera kuri Yesu we basanga yapfuye. No kuvuga ngo mbere yuko bagiye kugera kuri Yesu bamugezeho basanga nyine basanga aya magambo nayo urayasanga muri Yohana ibice 19:32. Ibi byarakaje Longinus kuba Yesu atanze atamuvunnye amaguru, ndetse n'uburakari bwinshi cyane niko kumutera icumu mu rubavu agira ngo arebe ko kuko nyine yapfuye. Hanyuma muri rwa rubavu rwe nyine havamo amazi ndetse yari avanze n'amaraso. Ariko ibi byabereye Longinus umugisha kuko amazi avanze n'amaraso byavuye muri rwa rubavu rwa Yesu Kristo
byahise ko biboneza muri rya jisho rya Longinus, rya rindi nyine nababwiye ryari ryarapfuye. Hanyuma niko kugira umugisha iri jisho ryiwe nyine rihita rikira. Birumvikana ko yagize umugisha udasanzwe. Ibi ngibi yabikoze abikoranye uburakari budasanzwe, agira ngo nyine Yezu Kristo yababajwe nyine nuko yari apfuye atamuvunaguye amaguru, ariko nyine birangira ibyo yifuzaga byo ntabwo nyine yabigezeho. Birumvikana uyu mugabo Longinus nyine amaze kuba akira, nibwo nyine yahise ko abona ko umuntu babambye ari umuntu udasanzwe, ari umuntu ufite ubudasanzwe, cyangwa se ari umuntu wari umwana w'Imana koko, nawe ubwe yahise abyivugira. hanyuma ibindi bindi nshobora kuba nagenda nkubwira. Iri cumu Longinus yakoresheje ashinyaguza nyine urubavu rwa Kristo, ryaje gufatwa nk'icumu nyine ridasanzwe, ndetse abami ndetse n'abandi bantu benshi barifata nk'ikirango nyine cy'ububasha butangaje cyane. Bakoreshaga berekana ko nyine ko ubwami bwabo bukomeye ndetse cyane budashobora kunyeganyezwa n'uwo ari we wose. Iri cumu kandi rero ryafashwe nk'intwaro ikomeye cyane ku buryo urifite atashoboraga gutsindwa. Iyo mpamvu buri umwe wese washakaga nyine kuba igihangange ku isi no kubaka ubwami bukomeye cyane butanyeganyezwa yarwanaga inkundura nyine, yarwanaga intambara ikomeye cyane kugira ngo iryo cumu arifate mu biganza bye. Hanyuma rero nyine abashe nawe kuba yagira ibintu, cyangwa se abashe kuba yagira ubudahangarwa. Kandi ikindi nakubwira nuko iri cumu nyine ryagiye rihabwa amazina atandukanye, ariko iryahuriweho nyine n'abantu benshi cyane, ndetse ari naryo ryatumaga rimaranirwa rikanizerwa imbaraga, ni icumu ritagatifu. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya gatandatu, iri cumu nyine ryari mu biganza by'ubwami bwari ubw'Abaroma, ribitswe muri bazilika yitiriwe umutagatifu Petero. Hanyuma umwami w'abami w'Abaroma yakoresheje iri cumu nk'ikimenyetso cyo gukomera k'ubwami bwe, ndetse akavuga ko igihe cyose arifite nta washobora kumurwanya ngo amutsinde cyangwa se amubashe. Kandi ni nako nyine ryasimburanaga mu biganza by'abami b'Abaromani, uko nyine ingoma zasimburanaga. Ni ukuvuga ngo nyine uko ingoma zagendaga zisimburana, ni nako n'ubundi nyine abami bagendaga bagira iri cumu mu biganza byabo. Ikintu gitangaje kirimo nuko iri cumu buri mwami wese warigiraga yabaga afite ukwizera gutangaje yuko igisirikare cyiwe cyangwa se urugamba rwose arijyanyemo atashoboraga gutsindwa. kandi koko ni nako byagenze. Nuvuga ngo iri cumu umuntu wese wabaga arifite nyine yagombaga gutsinda uko byagenda kose, ndetse kubera ko yabaga abyizeye. Agana mu kinyejana cyangwa se mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu na mirongo itanu, umwami w'abami w'Abadage witwaga Charlemagne, uwo bakundaga kumwita nuvuga ngo abenshi bakundaga kumwita nyine Soma Charlemagne, yarwaniye gupfa nuvuga ngo yarwaniye gupfa no kugira ngo iri cumu nyine arishyikire mu biganza byiwe. Uyu mugabo rero amaze kurifata yarikoresheje mu ntambara, aho ngo ingabo ze zizeraga ko iyo arishyize hejuru batsindaga urugamba. Uyu mugabo rero nyine ni ukuvuga ngo yarimanukanaga cyangwa se yarimanukanaga nyine ku rugamba, hanyuma nyine ibintu bikagenda neza cyane. Ariko ni ukuvuga ngo iri cumu iyo yarimanuraga
iyo yabaga yarizamuye hejuru bagombaga gutsinda urugamba, ariko iyo yarimanuraga baratsindwaga. uko niko rero ubwami bw'Abadage bwakomeje gufata icumu. Hanyuma rero iri nyine nimvuga icumu ryumva icumu ritagatifu kuko hari n'andi mazina menshi bagiye baryita. Bakomeje kugenda barifata nk'intwari ikomeye cyane yabafashije kuba igihangange ku isi hose. Hanyuma rero mu 1806 ubwo ubwami butagatifu bw'Abaroma bwasenyukaga bugasenyuka burundu, icumu ryatawe mu nzu ndangamurage y'aho bita Hofburg, nuvuga ngo mu mujyi wa Vienne muri Autriche niho nyine iri cumu ryatawe mu nzu ndangamurage ryaho. Mu 1908 Hitler yamenye iby'iri icumu, hanyuma rero niho nyine uyu mugabo yagiye arimenya. Uyu mugabo bita Adolf Hitler uko yagiye akura ni nako nyine yabaga afite inyota y'ubutegetsi no kuba umwami w'abami w'Abadage, kandi akabyutsa ubwami bw'Abadage mu Burayi hose. Yumvaga rero icyamufasha kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyira icumu ritagatifu mu biganza byiwe. Rubango ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 1938 ingabo za Adolf Hitler zigaruriye igihugu cya Autriche, ari nako nyine aziha amabwiriza yo kurwanira gushira ariko bagashyikira icumu ritagatifu, kandi ababwira ko nta wemerewe kurikozaho ibiganza mbere y'uko arikoraho. Bidatinze ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 1938 Adolf Hitler yakandagiye mu mujyi wa Vienne muri Autriche, kandi ashyira mu biganza bye icumu ryatewe mu rubavu rwa Yezu Kristo n'umugabo bita Longinus aritwara mu majyepfo y'Ubudage mu mujyi wa Nuremberg. Hanyuma ikindi nakubwira nuko umujenerali w'umunyamerika witwa George Patton we yise iri cumu ingabo irinze umukristo, hanyuma nyine ikamurinda ku isi yose. Yagize inyota ikomeye cyane yo gufata iri cumu mu biganza bye, kandi yumvaga yagombaga kurigira nyine akanaritwara ndetse akanarigira irye. Kuba yararifite yagombaga nyine no kurigira akanaritwara mu gihugu nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari ubutwari no kuzana intsinzi no ubuhangange mu gihugu cye. Hanyuma rero ibi byatumye ubwo icyo gihe nyine yarwanaga intambara ya kabiri y'isi, uwo bita Patton yarwanye inkundura ikomeye cyane, kandi ashyiraho itsinda ryihariye nyine ry'abasirikare, abaha ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo byanga byakunda vuba bashyire icumu mu biganza bye kugira ngo azabone uburyo nyine arimanukana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma rero y'intambara y'imyaka 5 mu 1945 ubwami bwa Hitler bwarasenyutse, ndetse ingabo za General Patton zishyira icumu ritagatifu zikuye mu buvumo ryari ryarashyizwemo n'ingabo za Adolf Hitler mu mujyi wa Nuremberg. Nyuma y'imyaka myinshi cyane mu 1951 icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco ya Hofburg. Ubwo nyine birumvikana ni mu mujyi wa Vienne muri Autriche, aho Hitler yari yararikuye, akaba ari naho riri magingo aya, kandi rikaba ririnzwe mu buryo bukomeye cyane. Nuvuga ngo iri cumu rero nyine nayo mateka yaryo
hanyuma tudatinze cyane reka duhite ko dukomerezaho tunarebe ku munsi wa Pentecote.